Burya gukaraba amazi akonje cyane bifite akamaro kihariye ku mubiri wa muntu. Burya bikangura umubiri ndetse burya bifite ibyiza byihariye kandi burya ni umuti utuma amaraso atembera neza, bikazamura ubudahangarwa bw'umubiri ndetse bigatuma ugubwa neza. By'umwihariko rero muri kino kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku byiza bigera kuri 12 byo koga amazi akonje, byo gukaraba amazi akonje. Burya ni meza cyane kandi buri wese gakwiye kuyakoresha akoresheje koga amazi akonje. Muri rusange rero burya amazi akonje ni meza ndetse burya ubashije kuyoga burya byaba ari byiza ugiye uyoga. Aya mazi akonje hari ibyiza byihariye agera ku mubiri wa muntu kandi ni ingenzi kuyakaraba. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyiza ndetse n'akamaro kagera kuri 12 ko koga amazi akonje cyangwa se gukaraba amazi akonje. Ibyiza biza ku mwanya wa mbere byo gukaraba amazi akonje nuko burya atuma amaraso atembera neza, circulation sanguine igakorwa neza, amaraso agatembera neza. Burya iyo urimo gukaraba amazi akonje bituma imitsi itwara amaraso isa naho yegerana. Ibyo bigatuma rero amaraso abasha gutambuka yihuta kandi agenda neza. Ibyo nanone bituma uturemangingo dutandukanye tubasha kubona amaraso ahagije kandi ayo maraso aba arimo n'intungamubiri ndetse n'ibiryo byo gutunga utwo turemangingo. Muri rusange rero gukaraba amazi akonje bitera ibyitwa vasoconstriction, n'uburyo imitsi isa naho yegerana. Ibyo bigatuma umuntu amaraso yatembera neza. Nanone ibyo binagabanya inflammation mu mubiri, bigatuma ushobora gukira ndetse n'umubiri wawe ukagira ubuzima bwiza muri rusange. Muri make gukaraba amazi akonje bituma imitsi yegerana, bityo amaraso agabasha gutambuka neza kandi ayo maraso aba atwaye intungamubiri ndetse n'umwuka mwiza wa oxygene ugiye mu turemangingo kutugaburira, ndetse burya ni nabwo nyine umuntu agira ubuzima bwiza n'uturemangingo twe ntitugire ikibazo. Ibyiza biza ku mwanya wa kabiri byo gukaraba amazi akonje nuko burya azamura akanongera ubwirinzi bw'umubiri. Ndavuga abasirikare b'umubiri mu bijyanye no guhangana n'uburwayi. Burya umuntu wamenyereye gukaraba amazi akonje aba afite ubwirinzi bw'umubiri bufite imbaraga, kubera ko aya mazi kuyakaraba buri gihe bituma abasirikare b'umubiri baba benshi. Ndavuga white blood cells, bakaba ari abasirikare b'umubiri bafasha mu guhangana n'uburwayi ndetse n'ama infection atandukanye. Iyo ukarabye amazi akonje utayamenyereye bishobora kugutera ubucurane ndetse n'ubundi burwayi bwa hato na hato, ariko umuntu buryo yamenyereye we nta kintu ibi bimutwara. Yanyagirwa, yagenda mu mvura cyangwa se yahura n'ubukonje usanga nta kibazo afite. Ntabwo arwara ibicurane cyangwa se ubwo burwayi bwa hato na hato bwatewe no kuba afite immunite nkeya cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri we budafite imbaraga. Iyo rero ukaraba amazi akonje mu buryo buhoraho, ubwirinzi bw'umubiri wawe buba bufite imbaraga ndetse defense mechanism yawo ikaba ifite imbaraga ku buryo udashobora kuzahazwa n'uturwara twa hato na hato cyangwa se ngube twakurembye. Ibyiza biza ku mwanya wa gatatu byo gukaraba amazi akonje nuko burya atuma tugira mood nziza, akaba ashobora no kutugabanyiriza stress mu gihe tuyifite cyangwa se imihangayiko. Burya gukaraba amazi akonje bigera mu mubiri wacu bikagabanya kuba ufite stress cyangwa se imihangayiko uyifite, bigatuma ugubwa neza. Iyo ufite umunaniro ukabije, ufite umutwe urimo kukurya cyangwa se ukubabaza, gukaraba amazi akonje ni byiza, cyangwa se ufite ibihuguhangayikishije. Iyo rero uhuye n'amazi akonje burya bituma umubiri wawe usohora ukanavubura umusemburo witwa endorphins. Endorphin ni umusemburo utuma tugira mood nziza. Muri make guhura n'amazi akonje bituma ubwonko bwacu bubasha kuvubura uyu musemburo, bigatuma stress igabanuka ndetse ukabasha kugubwa neza no kumva umeze neza nyuma yo gukaraba. Kandi nyuma yo gukaraba wumva ubaye fresh, umeze neza, ufite imbaraga ndetse wumva umunsi wawe wagenze neza ndetse umugubwe neza. Ibyiza biza ku mwanya wa kane byo gukaraba amazi akonje nuko burya ishobora kugufasha mu kugabanya ibiro by'umurengera ndetse no kwirinda obesity. Burya amazi akonje ku bantu bamwe na bamwe ashobora kubafasha mu gutakaza ibiro. Aya mazi akonje burya atuma ibyitwa brown fat bibasha gucagagurwa ndetse bigakorwamo imbaraga mu gihe ukonje.
cyane cyane burya umubiri wifashisha bene ibi binure kugira ngo ubashe gutwika, ubone imbaraga ndetse ubashe no kwishyushya cyane cyane nko mu gihe hakonje. Ibyo binure rero uko bigenda bigabanuka ni nako burya ushobora gutakaza ndetse no kubungabunga ibiro byawe. Nanone burya amazi akonje atuma umubiri wawe ubasha gukora cyane kugira ngo uzamure ubushyuhe, kuko busa naho bugiye hasi mu buryo butunguranye, metabolisme y'umubiri ikiyongera. Ibyo rero umubiri ubikora utwika ibinure kugira ngo ubashe kubona imbaraga, kuko burya ibinure nibyo bibasha gutanga ubushyuhe bwinshi ndetse n'imbaraga kurusha isukari isanzwe. Ibyo rero bituma ushobora gutakaza ibiro ndetse ukanabunga n'ibiro byawe mu gihe wahora ukaraba amazi akonje. Ibyiza biza ku mwanya wa gatanu byo gukaraba amazi akonje nuko burya bituma imikaya ikira vuba nko mu gihe yakubabazaga cyangwa se mu gihe yananiwe. Burya nk'abantu b'abaturete cyangwa se umuntu wakoze siporo zivunanye, cyangwa se burya umuntu wagiye n'amaguru akagira ibyitwa muscle soreness, aho usanga imikaya imubabaza kwa kundi nyine mu gihe wakoze siporo zivunanye cyangwa se mu gihe wagiye n'amaguru utabiherukaga, buryo wumva imikaya ikubabaza cyane cyane nk'inyama zo mu ntege. Burya gukaraba amazi akonje byagabanya icyo kibazo bikanacyoroshya. Burya amazi akonje agabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri ndetse akanarinda ko hari acide lactique ishobora kuguma mu mubiri mu gihe wakoze siporo cyangwa se wakoze ibintu bivunanye ikiyubakamo cyangwa se ikitekamo. Murabizi ko acide lactique ari nayo buryo ishobora gutuma dufatwa n'imbwa mu gihe turimo gukora siporo cyangwa se mu gihe turi mu kibuga. Gukaraba amazi akonje rero cyane cyane nyuma yo gukora siporo zivunanye cyangwa se nyuma yo gukoresha imikaya, bishobora gutuma iyo mikaya ikira vuba, ikabasha gusanwa neza no kwiyegeranya ku buryo nabwo ububabare bwayo bushyira. Ibyiza biza ku mwanya wa gatandatu byo gukaraba amazi akonje burya ni meza ku ruhu ndetse no ku musatsi. Burya amazi ashyushye burya ashobora gutwika uruhu rwawe ndetse akaba ashobora no kwangiza turiya dusatsi two ku ruhu rwawe, cyangwa se akaba ashobora no kugabanya amavuta aba ku ruhu, kandi ayo mavuta niyo burya atuma uruhu rwacu rutumagara ndetse akanarurinda uburwayi butandukanye. Ku rundi ruhande ko burya amazi akonje atuma uruhu rwawe rubasha guhehera ndetse n'imisatsi n'udusatsi duboneka ku ruhu cyangwa se twari tuboneka ku ruhu tukabasha kumera neza nta kibazo tugize. Amazi akonje nanone burya ashobora gutuma umusatsi wawe udacikagurika ndetse ibyo bikaba byanakurinda n'uburwayi bushobora gufata ku ruhu, kubera ko amavuta y'uruhu agumaho ubwarwo bitandukanye n'umuntu wakarabye amazi ashyushye. Muri make rero amazi akonje ni meza ku ruhu. Ibyiza biza ku mwanya wa karindwi byo gukaraba amazi akonje nuko burya akangura umubiri, cyane cyane burya nko gukaraba amazi akonje mu gitondo bikangura umubiri, ukaba winjiye muri mudu y'akazi cyangwa se y'amanywa. Bitandukanye burya n'umuntu wakarabye amazi ashyushye mu gitondo, kuko burya aba avuye mu bushyuhe agahita ajya mu bundi, ntabwo umubiri we ukanguka neza nk'umuntu ukarabye amazi akonje. Iyo ukarabye amazi akonje rero temperature cyangwa se ubushyuhe bw'umubiri busa naho bugabanutse cyangwa se bugiye hasi bigereranyije n'ikigero wari urimo ukiryamye cyangwa se uri mu mubiri. Ibyo bituma umubiri rero usa naho ukanguka ugakora ibishoboka byose ngo ubashe kuzamura bwa bushyuhe wongere busubire ku kigero cyiza. Ibyo bikora rero wongera amaraso wateraga cyangwa se woherezaga mu mubiri wawe, circulation sanguine igakorwa neza bitandukanye n'uburyo wari uryamye. Ibyo bituma rero umubiri wawe wose ubona oxygene nyinshi ndetse nanone bikanatuma nanone umubiri wawe ubona imbaraga zo gukoresha umunsi ukawiriza neza kandi ugatanga umusaruro ukomeye. Bibaye byiza rero burya wanywa na ka coffee cyangwa se ka caffeine nyuma yo gukaraba ayo mazi akonje. Ariko nanone burya amazi akonje agira effet cyangwa se ingaruka nk'iz'umuntu wanyweye caffeine. Burya nayo caffeine murabizi ko ikangura umubiri. Ibyiza biza ku mwanya wa 8 byo gukaraba amazi akonje nuko burya agabanya cyangwa se akavura ibibazo byo kubyimbirwa na inflammation muri rusange. Burya ibibazo bya inflammation cyangwa se kubyimbirwa bijyana n'ububabare akenshi. Burya rero uramutse ukoresheje amazi akonje bishobora kukuvura ubwo bubabare cyangwa se kubyimbirwa. Burya nk'umuntu urimo kubazwa umutwe cyangwa se umuntu urimo kubara imikaya akarabye amazi akonje ushobora gukira. Cyane cyane ayo mazi akonje atera vasoconstriction,
aho imitsi itwara amaraso yegeranya ugasanga nyine bigiye bigira ingaruka nziza kuba wabyimbuka cyangwa se ahandi habyimbiwe hakoroha. Ibyiza biza ku mwanya wa 9 byo gukaraba amazi akonje nuko burya ari meza ku bwonko ndetse agatuma ubwonko bwawe bukanguka bukabasha gukora ndetse bukajya ku murongo. Cyane cyane hari ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko gukaraba amazi akonje byongera ibyitwa will power ndetse na resilience ku bwonko. Ibyo ngo akenshi bikaba ari byiza cyane kubera ko bituma ubwonko bwabasha guhangana na stress ndetse kandi bukabasha gukora neza no kwibuka, ukagira na self control cyane cyane mu bijyanye n'ubwonko bwawe no gufata imyanzuro ikabije ikomeye nako. Muri make gukaraba amazi akonje byongera ibyitwa mental toughness. Ibyiza biza ku mwanya wa 10 byo gukaraba amazi akonje nuko burya aregla temperature y'umubiri cyangwa se abasha gushyira ku murongo ubushyuhe bw'umubiri. Iyo ukarabye amazi akonje ubushyuhe bw'umubiri busa naho bugiye hasi kubera kuba urimo gutakaza bwa bushyuhe cyangwa se ushyizeho amazi afite ubushyuhe butandukanye n'ubw'umubiri wawe wari usanganywe. Rero bwa bushyuhe bw'umubiri busa naho bugiye hasi cyangwa se bugabanutse. Umubiri rero ukora ibishoboka byose kugira ngo bwa bushyuhe wongere ubuzamure. Ibyo rero bituma umubiri wabasha kuregera ndetse no kubalansa neza ubushyuhe ku buryo bugwa mu kigero cyiza kandi kitaguteza ikibazo. Kabone niyo haba hashyushye, buryo ukarabye amazi akonje ni byiza cyane, bituma umubiri wawe ukomeza gushyira ku murongo ubushyuhe bw'umubiri ndetse ku kigero cyiza ntibitere ikibazo. Ibyiza biza ku mwanya wa 11 byo gukaraba amazi akonje nuko burya atuma dusinzira neza. Burya ubushyuhe murabizi ko ari ingenzi cyane mu gutuma dusinzira, ndetse burya iyo wakarabye amazi akonje ngo bituma umubiri wawe ukora umusemburo witwa melatonin. Uyu musemburo rero ukaba ari ingenzi cyane mu gutuma dusinzira kandi no gutuma dusinzira tugashyirwayo. Muri make gukaraba amazi akonje mbere yo kuryama ni byiza cyane, bishobora gutuma usinzira neza kandi ukabasha gusinzira umwanya munini cyangwa se muremure udakangutse kandi ukaruhuka neza. Ibyiza biza ku mwanya wa 12 byo gukaraba amazi akonje nuko ashobora gutuma dukira vuba. Nko mu gihe urwaye, mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se mu gihe ufite imikaya ikubabaza cyangwa se tisi zangiritse cyangwa se ufite nk'utuntu tw'udukomere duto duto n'ibindi bibazo byose waba ufite, burya gukaraba amazi akonje ngo bishobora gutuma ukira vuba. Aya mazi akonje yohereza akanongera circulation sanguine ikagenda neza. Ngibyo bigatuma rero inflammation igabanuka mu mubiri. Iyo rero amaraso atembera ari menshi akagera mu bice byose by'umubiri, ahagera atwaye intungamubiri zibasha gutuma umubiri ukira vuba kandi ukabasha kongera neza ndetse no kwisana. Ibyo bigatuma rero ukira neza. Muri rusange rero ngo ni byiza gukaraba amazi akonje cyane cyane burya ngo hari no burya ni byiza cyane aya mazi kuyakoresha kuko agira ibyiza twakubwiye byose ku mubiri wacu. Amazi akonje rero burya ni meza cyane ndetse burya akamaro kayo ntawakirengagiza. Harimo kuzamura urudanga rw'umubiri, gutuma amaraso atembera neza, gutuma dusinzira neza ndetse n'ibindi byiza twagiye tukubwira. Muri rusange rero aya mazi ni meza. Mu gihe wumva woga amazi akonje ntagutere ikibazo, uzajya uyakoresha kuko ni meza cyane ku buzima bwawe ndetse ni meza rwose, azakugirira akamaro. Reka dusoreza aha. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment. Nanone ufite icyo wifuza kubaza nacyo wacyandika aho ngaho. Nanone aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.